Ndagusuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'125, gukunda ibinezeza by'isi. Ni ukuri kubabaje kubona ko gukunda iby'isi biganje mu ntekerezo z'abasore. Benshi bitwara nk'aho amasaha y'agaciro kenshi y'igihe cy'imbabazi, aho imbabazi z'Imana zikinginga, ari ikiruhuko kinini kandi nk'aho byashyiriweho mu isi kwinezeza gusa ngo bahore bibashimisha kandi no gutwarwa no gusamara. Babonera ibibanezeza mu isi no mu by'isi kandi ni abanyamahanga kuri Data wa twese no ku mpano za Mwuka we. Benshi mu biganiro byabo bavuga ko batitaye ku ngaruka zabivamo. Birengagiza ko bazatsindishirizwa cyangwa bagacirwaho iteka n'amagambo yabo. Kubw'ubupfapfa, ibiganiro n'ibitwenge bidafite ishingiro kandi by'ubusabusa biranga imibereho y'abasore benshi, Imana igasuzugurwa. Satani akoresha umuhati wihariye kugira ngo abashore mu kubonera ibyishimo mu binezeza by'isi ndetse no kwisobanura baharanira kwerekana ko ibyo binezeza ntacyo bitwaye, nta kibi kibirimo ndetse ko ari ingenzi ku buzima bwabo. Satani agaragaza ko inzira y'ubutungane igoye mu gihe inzira y'ibinezeza by'isi zo zinyanyagijwemo uburabyo bwiza. Satani agaragariza abasore isi n'ibinezeza byayo yayisigirije amabara y'ikinyoma kandi akurura. Nyamara ibinezeza by'isi bizagira iherezo vuba bidatinze, kandi ibyo umuntu yabibye nibyo azasarura. Mbese ibikurura umuntu, ubushobozi afite n'impano ze ni iby'agaciro kenshi ku buryo atabyegurira Imana, iyo soko yo kubaho kwacu kandi ikaba itwitaho buri kanya. Mbese aho ibituranga byaba ari iby'igiciro cyinshi ku buryo tutabyegurira Imana? Inzira y'ubwenge. Akenshi abasore bavuga ko baba bakeneye ikintu cyo gushimisha no kurangaza intekerezo zabo. Nyamara igikenewe ni ibyiringiro bya Kristo. Idini izahumuriza umwizera kandi imubere umuyobozi utayobya, umujyana ku isoko y'umunezero nyakuri. Abasore bakwiriye kwiga ijambo ry'Imana, bakitangira gutekereza ku ijambo ry'Imana no gusenga. Bazabona ko ibihe baba bafite byo gupfusha ubusa bidashobora gukoreshwa neza. Inzira z'ubwenge ni inzira z'ibinezeza kandi imigendere yabwo yose ni iy'amahoro. Imigani igice cya 3 umurongo wa 17. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito ahugurira abasore kurangwa no kwirinda agira ati: n'abasore ni uko ubahugurire kudasayisha, wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imico myiza, kandi mu iyigisha ryawe ugerageze uko uboneye, udapfa gutera waraza n'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware atabonye ikibi yakuvugaho. Tito igice cya 2 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Ndinginga abasore ku bw'ubugingo bwabo kugira ngo bumvire impuguro Pawulo atanga. Aya mabwiriza yose meza cyane n'imiburo yo gucyaha bizaba impumuro y'ubugingo itanga ubugingo, cyangwa impumuro y'urupfu izana urupfu. Ubusanzwe abasore bakunze kwiyumvamo ko nta nshingano zikomeye bafite, nta kwita ku bandi cyangwa kwikorera imitwaro ibaremereye bitezweho. Ariko buri wese afite inshingano yo kugera ku rugero ngenderwaho Bibiliya itanga. Umucyo umurikira mu mahirwe n'inzira zizabangukira mu murimo wo kwamamariza ijambo ry'Imana, mu nama, imiburo cyangwa gucyaha. Ibyo byose bizatunganya imico cyangwa se bicireho iteka abatagira icyo bitaho. Uyu mucyo ugomba gukundwa cyane n'abasore kimwe n'abakuze. None se ni bande bazahagararira Imana bakaba biyemeje guha umurimo wayo umwanya wa mbere mu buzima bwabo? Ni bande bazikorera imitwaro? Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Umubwiriza igice cya 12 ku murongo wa 1.
Yesu yifuza ko abagifite itoto ry'ubuto bamukorera. Yifuza ko bazaragwa kudapfa, bashobora gukura bakaba abagabo n'abagore b'imfura, nubwo hariho kwangirika kw'imico mbonera kwabaye igikwira ndetse kwangiza benshi mu rubyiruko igihe baba bakiri bato. Bashobora kubonera umudendezo muri Kristo, bakaba abana b'umucyo ntibaba b'umwijima. Imana irahamagarira umuhungu n'umukobwa wese kuzibukira ingeso mbi yose, ntakebakebe mu byo akora, akamaramaza mu mwuka kandi agakorera umwami Imana. Ntabwo abasore n'inkumi bakwiriye kuguma mu bunebwe badashyira umuhati mu gutsinda ingeso mbi cyangwa mu kurushaho kwitwara neza. Ukuri kw'amasengesho basenga kuzagaragazwa n'imbaraga z'umuhati bakoresha kugira ngo bumvire amategeko y'Imana. Ku ntambwe yose batera, bashobora kwamagana ingeso mbi kandi ntibifatanye n'ababi, bizeye ko kubw'imbaraga y'umwami Imana, Uwiteka azabaha imbaraga zo kunesha. Gukiranuka mu tuntu dutoya. Umuhati uhoraho w'umuntu ku giti cye kandi ushyizwe hamwe uzagororerwa maze agere ku rugero ndetse no ku ntego yiyemeje. Abantu bifuza gukora ibyiza byinshi muri iyi si yacu bagomba kuba bafite ubushake bwo kubikora mu nzira Imana ishaka, bakora utuntu duto. Umuntu wifuza ku rugero ruhanitse mu byo akora akoresheje gukora ikintu gikomeye kandi cy'agatangaza, ntazashobora kugikora ndetse kugira icyo akora. Gutera imbere udakebakeba mu gukora umurimo mwiza, guhora umuntu akora umurimo ukiranutse akajya awusubiramo kenshi, ni iby'agaciro karuseho mu maso y'Imana kuruta gukora umurimo umwe ukomeye. Bene uko gutera imbere gutuma urubyiruko ruvugwa neza kandi bigaha umuhati wabo imico runaka. Abasore bashobora gukora ibyiza igihe bakorana umwete mu murimo wo gukiza abantu. Imana izababaza uko bakoresheje impano yabahaye. Nimutyo bavuga ko ari abahungu n'abakobwa b'Imana baharanire kugera ku rugero ruhanitse. Nimutyo bakoreshe ubushobozi bwose Imana yabahaye. Ibyifuzo bitasubijwe. Guhora umuntu yifuza ibinezeza bihishura ibyifuzo bikomeye by'ubugingo. Ariko abanywa kuri iyi soko y'ibinezeza by'isi bazabona ko imitima yabo ifite inyota itigera inyurwa. Barishuka, bitiranya umunezero no gutwarwa n'ibyishimo by'igihe gito, maze igihe gutwarwa kurangiye, benshi borama mu bwihebe no kubura ibyiringiro. Mbega ubusazi, mbega ubupfapfa bwo kwanga isoko y'amazi ibeshaho ukayigurana ibitega bitobotse by'ibinezeza by'isi. Umwanya wo guhamya Yesu. Niba uri uwa Kristo by'ukuri, uzagira umwanya wo kumuhamya. Uzararikirwa kujya ahantu hari ibirori byo kwishimisha, bityo icyo gihe kizaba ari igihe n'amahirwe ubonye byo guhamya umwami wawe. Bityo rero, niba uri indahemuka kuri Kristo, ntabwo uzagerageza gushaka inzitwazo zo kutitabira kujya aho hantu. Ahubwo uzavugana ubwitonzi werure ko uri umwana w'Imana, ndetse amahame ugenderaho atakwemerera kuba ahantu udashobora kurarika umwami wawe ngo aze mubane, n'iyo byaba inshuro imwe. Ndagusuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'126, amagambo atanga inama. Biri muri gahunda y'Imana ko gutoza imbaraga z'umubiri ndetse n'iz'ubwenge bikwiriye gukorwa, ariko imyitozo ngororamubiri ikorwa ikwiriye kuba itabusanye rwose n'inyigisho Kristo yahaye abigishwa be. Ibyo byigisho bikwiriye kugaragarira mu mibereho y'abakristo kugira ngo ubwo burere bwose abarimu batanga ndetse no mu kwigisha kw'abanyeshuri, ingabo zo mu ijuru ze kubandikaho ko bakunda ibinezeza. Ibyandikwa ku bantu benshi ni ibi ngo bakunda ibinezeza aho gukunda Imana. Urwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 3, umurongo wa 4. Uko niko Satani n'abadayimoni be bagenda batega abantu imitego,
bagenderera ubwenge bw'abigisha n'abanyeshuri kugira ngo babatere kujya mu myitozo ngororamubiri n'ibishimisha kurushaho kubatwara umutima, kandi biba bigamije gushimangira kwifuza kubi ndetse no gutera abantu irari ryo kwifuza kubera inkomyi umwuka w'Imana ngo adakorera mu mitima y'abantu. Abarimu bose b'ishuri baba bakeneye imyitozo ngororamubiri bagahindura imirimo bakoraga. Imana yagaragaje uko ibyo bikwiriye kumera. Imyitozo ikwiriye kuba ari ingirakamaro kandi ari imirimo bakora ifatika. Nyamara benshi bateye umugongo umugambi w'Imana bikurikirira ibihimbano by'abantu, ari nako bangiza ubugingo bw'iby'umwuka. Imikino n'ibinezeza biragenda bikora byinshi mu kubangamira imikorere ya mwuka w'Imana kurenza ibindi byose, kandi bibabaza Imana. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Urwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 8. Satani aba ari ku kibuga kiberaho imikino yitegereza kwishimisha kwanyu, bityo agafatamira umuntu wese asanga atari maso, akabiba imbuto ze mu mitima y'abantu ndetse akagira intekerezo zabo. Mu myitozo yose ikorwa mu mashuri aba ahari. Abanyeshuri bemerera intekerezo zabo gutwarwa cyane n'imikino, ntabwo baba bari mu mwanya mwiza wo kwakira amabwiriza, inama no gucyahwa biba ari ingenzi kuri bo. Imyitozo ngororamubiri yavuzwe n'Imana Nyir'ubwenge. Buri munsi amasaha amwe akwiriye gukoreshwa mu kwiga ibintu by'ingirakamaro bijya mu murimo bizafasha abanyeshuri kwiga inshingano zo mu buzima bw'ibifatika ndetse n'ingenzi ku basore bose. Muri buri shuri no muri buri kigo cyose hakenewe ko buri wese aba nk'uko Daniyeli yari ameze, ku buryo yomatana na soko y'ubwenge bwose kugira ngo azabashishwe kugera ku rugero ruhanitse mu bintu byose. Gukunda Imana no kuyubaha byabaga imbere ya Daniyeli, kandi kubwo kuzirikana kubaha Imana kwe yemeranije imbaraga ze zose gukora ibishoboka kose zikita ku kwitabwaho kuje urukundo yagirirwaga n'umwigisha mukuru. Ba basore 4 b'Abaheburayo ntibajyaga kwemerera kwikunda ndetse no gukunda ibinezeza gutwara ibihe byo mu buzima bwabo byari bifite agaciro nk'ak'izahabu. Bakoranaga umutima ukunze ndetse n'intekerezo iziteguye gukora. Ntabwo uru rugero ruhanitse cyane kurenza urw'umusore w'umukristo wese atageraho.